bibe byiza cyane kuri dukurikiye abantu mufite ikibazo cy'uburwayi bw'inzoka za amibe. Muri iyi video ndagira ngo muze tubane kuko turaza kuvuga umuti w'umwimerere ushobora gutangira kujya ukoresha mu gihe waba waratangiye kumva urwaye inzoka ya amibe, ndetse n'uburyo wagenda ubirwanya. Muri iki kiganiro turabivugaho byose. Niba waratangiye kugenda uhura n'ibimenyetso byo kubabara mu nda, rimwe na rimwe ukumva mu nda harakurya, ntukibasha kurya cyangwa se kunywa ikintu kirimo agasukari kubera ko inzoka za amibe zarakuzahaje, uraza kugenda rero nawe ugenda umenya byinshi ndetse n'uko ukwiye kwitwara kugira ngo wirinde kuba warwara inzoka ya amibe. Abantu benshi bakoresha imiti itandukanye, ariko hari ibanga ryo kunywa umuti wa amibe. Uba ukwiye kunywa umuti wa amibe wubahirije amabwiriza, kuko hari igihe uwunywa nabi bigatuma inzoka zawe zidakira. Niyo mpamvu rero ugomba kubana natwe muri iki kiganiro, ukaza kuba usobanukiwe uburyo ukwiye kuba uko utunganya umuti, hanyuma ukawunywa bikagenda neza cyane. Ngiye tugiye kubana muri iyi video, ni Nathaniel Fiabora, ngushimira cyane kuko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ujye wibuka ukore like igihe wamaze kureba video, nurangiza wandike n'igitekerezo cyawe muri comment. Iyo tubibonye turagusubiza maze bikagenda neza cyane. Bonero no kuguha ikaze nawe ubanye natwe ari ubwa mbere kuri iyi channel. Tuyinyuzaho ibiganiro bitandukanye ariko byibanda ku buzima, uburyo ukwiye kwiyitaho wowe ubwawe, aho tukurangira imiti ikomoka ku bimera, ibimera usanzwe ubona bikakuvura uburwayi butandukanye mu mubiri wawe, cyangwa se ukaba wafasha mugenzi wawe ufite ikibazo cy'uburwayi ukamuvura kuko uba wabikuye ahantu hizewe. Ikindi kandi nuko dutanga inama ku mirire ndetse n'iminywere, ibyo urya n'ibyo unywa bikakubera umuti, aho kugira ngo urye unywe byangiza umubiri, ahubwo bikakubera umuti. Kora subscribe nurangiza ufungura akazogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro bishya tugenda tukugezaho. Ikaze. Ubundi inzoka ya amibe abantu benshi barayirwara kubera impamvu zitandukanye, ariko buriya mu busanzwe umuntu wese aba agomba guhura n'inzoka ya amibe bitewe n'imyitwarire y'umubiri, kubera ko turya tukanywa, ibyo turya ndetse n'ibyo kunywa tunywa nibyo bishobora kugira uruhare runini mu gutuma umuntu arwara inzoka za amibe. Bitewe n'uko amibe ari indwara iterwa n'agakoko gato cyane kitwa Entamoeba histolytica. Ako gakoko kaba mu mara y'umuntu kakangiza igifu n'amara, kakaba katera n'ibibazo bikomeye iyo katavuwe neza. Ni ukuvuga ngo rero aka gakoko kaba gasanzwe karimwo mu mara, ariko iyo umuntu ariye ibyo kurya cyangwa se ukanywa ibyo kunywa bidafite isuku, bitatunganyijwe mu buryo bw'isuku, kubera yuko amibe iterwa no kuba wariye ibintu cyangwa se winjije mu mubiri wawe ibintu birimo umwanda. Iyo rero uwo mwanda winjiye mu mubiri, kubera ko ako gakoko gakunda uwo mwanda, ukigera mu mubiri ako gakoko nibwo gatangira gukura cyane kakiyongera mu mara, bityo ugatangira guhura n'ingaruka zo kuba ugenda wumva ibyo bimenyetso byo kuba ako gakoko kariyongereye. Nibwo utangira kumva ko nyine, cyangwa se nibwo umuntu avuga ngo uyu muntu yarwaye inzoka ya amibe. Ni ukuvuga ngo rero iyi amibe ikunda kwibasira abantu baba mu bice bidafite isuku ihagije, cyane nk'ahantu usanga barya mu buryo buri rusange. Akenshi usanga isuku yaho biba bigoye kuyikontorora, ugasanga biragoranye cyane nk'ahantu mu maresitora, ahantu mu bigo by'amashuri, ahantu nyine gukontorora isuku y'ibiryo biba bigoye cyane bitewe n'ubwinshi bw'abantu baba bari gukonsoma ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo rero hari impamvu nyinshi nyamukuru zishobora gutuma umuntu arwara inzoka za amibe. Kunywa amazi adafite isuku, iyo unyweye amazi arimo utwo dukoko twa amibe, nk'amazi atatetse cyangwa se ngo usanga ari amazi nyine adafite isuku, utwo dukoko turagenda tukinjira mu mubiri wawe, hanyuma ugatangira kuba wahura n'icyo kibazo. Ibi bikunze rero kubaho cyane mu duce tutagira amazi meza, cyangwa se aho abantu banywa amazi yo mu migezi y'ibidendezi, aho usanga abo bantu bafite ikibazo cy'inzoka za amibe. Indi mpamvu ni ukurya ibyo kurya bitogejwe neza ngo bisukurwe. Buriya hari igihe uba urimo ugenda nko mu nzira ukagura nk'imbuto, ugafata nk'imbuto ukabona uraziriye ntiwazogeje, ntabwo uzi uburyo isuku yazo imeze, kandi abantu mu by'ukuri bire bazikoraho ari benshi, warangiza ukarya, haba hari amahirwe menshi cyane yo kuba wakwandura utwo dukoko, tukaba twakwangiza mu mara, tukaba twinshi,
bityo ukarwara inzoka y'amibe. Ikindi ni ukudakaraba intoki neza. Niba uzi ko intoki zawe zanduye, wiriwe mu mirimo itandukanye, mu kazi gatandukanye, usuhuzanya n'abantu, ukora ku bintu bitandukanye, ukava kuri tuwarete n'iki byose, ugasanga ntabwo wigeze wibuka gukora isuku, ukarabe neza intoki zawe n'isabune, warangiza ugafata icyo kurya ukarya. Kandi iri kosa abantu benshi bakunda kurikora, ugasanga abantu baribagiwe ko biriwe intoki zabo ziriho imyanda, ugasanga bahise bafata ibyo kurya barariye, kandi icyo gihe rwose uba uriye umwanda ukomeye cyane. Nubwo uba uriye uwo mwanda rero uba uhaye utwo dukoko gukura mu mara, ugasanga amibe irakurenze rwose. Indi mpamvu ni isuku nkeya cyangwa se isuku y'ibintu biba bigukikije. Hari igihe uba usanga nyine nk'ahantu uri gukorera, tuwarete ziri hafi aho zifite uburyo zidatwikiriye, ya masazi ava muri tuwarete arajya ku bikoresho bitandukanye, mu gikombe, mu masahane, ugasanga nubwo amasahane wayogeje ariko ibindi bintu biri kuza biyakoraho ntabwo bifite isuku, bityo ushobora kuba warwara izo nzoka z'amibe. Ibyo byose rero ni ibintu bishobora gutuma urwara inzoka z'amibe. Hari ibimenyetso rero bikubwira ko wamaze kurwara inzoka z'amibe zamaze kuba ziba nyinshi. Ni ugutangira kujya ugira diyare, impiswi akenshi iba ari nyinshi cyangwa se rimwe na rimwe ishobora kuvangamo ukabona hari kuzamo n'amaraso makeya mu gihe wituma. Icyo gihe menya yuko utwo dukoko twamaze kuba twinshi mu mara, ukaba waratangiye guhura n'icyo kibazo cya amibe. Ikindi kimenyetso ni uko rimwe na rimwe wumva mu nda hakurya cyane cyane, ukababara cyane, ukumva ububabare mu nda cyane, mu nda yo hasi, mu kiziba cy'inda. Icyo ni ikimenyetso cya amibe. Ikindi kimenyetso ni ukugira isesemi ndetse no kuruka. Hari abumva bashaka kuruka cyangwa se ukumva nyine ufite isesemi, ugatangira kurobanura ibyo kurya, mu gihe hari ibyo waryaga bimwe na bimwe ukagenda ubivaho. Hari igihe harimo n'ababa bava ku isukari, mu gihe cyose uriye isukari cyangwa se unyweye isukari ugasanga nabyo bibaye ikibazo. Ibyo byose ni ibimenyetso. Ikindi kimenyetso ni ukunanirwa no gucika intege. Umubiri ucika intege kubera ko batangiye gutakaza amazi n'imyunyu ngugu, hanyuma ukagenda umererwa nabi cyane mu gihe uba wagize diyare. Umubiri utangira kugenda unacika n'intege kubera ko hari imyunyu ngugu bagiye utakaza. Ikindi ni ukugira umuriro. Rimwe na rimwe hari abashobora kugira umuriro muke cyangwa se mwinshi bitewe n'uko indwara imeze. Ikindi kimenyetso ni ukugabanuka kw'ibiro, aho utangira kugenda wuma, utangira kujya ugenda ubona ibiro byawe bigenda bitakara. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko inzoka y'amibe yamaze kugufata. Ariko buriya kenshi cyane ikimenyetso kibikubwira neza iyo warwaye amibe ni yuko iyo ufashe ikintu kirimo isukari ukakirya, usanga uhise ugira ikibazo kuri tuwarete, ugasanga mu gihe ujya kwituma uri kwituma imyuka, kumva mu nda harakurya. Nicyo kintu cya mbere kikwereka ko wamaze kurwara inzoka y'amibe. Amibe rero ishobora gutera ibibazo bikomeye nko kugira ibisebe mu mara, ishobora gutera umwijima, uburwayi, ushobora gutuma habaho gukomereka mu nda, ugasanga harimo ibisebe. Niyo mpamvu rero ari ngombwa kuyivura hakiri kare. Hari uburyo rero uba ukwiye kuyivura. Buriya hari igihe ufata imiti y'amibe hanyuma wamara kuyinywa ukabona urorohewe, ariko bitewe n'ubuzima ubayemo ukongera ugahita urwara amibe, warangiza ukavuga ngo wanyweye imiti ariko ntiyakuvura. Kandi mu by'ukuri amibe iravurwa igakira. Iyo unyweye umuti ukubahiriza amabwiriza, amibe iravurwa igakira. Biba bikwiye ko unywa umuti ukubahiriza n'isuku, ukiyitaho ku kijyanye n'isuku, usanga bimeze neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere uzakora, uzagenda ushake amasaka y'amamera ukoremo ibyo bita igikoma ariko kiriya gikora umusururu. Nurangiza unywa igikombe. Numara kunywa igikombe, utwo dukoko tuzashaganyuka cyane. Nitumara gushaganyuka tuze nyine tuje kurigata iyo sukari yo muri icyo gikoma wanyweye kirimo isukari, kubera ko iriya sukari yo mu masaka ikurura utwo dukoko cyane mu mara n'utwari twagiye twihisha, twose tukavamo. Tukimara kuvamo rero nyuma y'amasaha nk'atatu unyweye icyo gikoma cy'amasaka y'amamera, uhita ufata umuti umeze gutya. Ufata igikakarubamba ngira ngo murakizi mwese, ukagikuramo uriya mushongi wacyo ukawushyira mu gikombe,
warangiza ugafata tungurusumu nk'impeke 3 ukazihonda nazo ukazishyiramo. Wamara kuzishyiramo ugafata agasate ka tangawizi ukagahonda nako ukagashyiramo. Wamara kugashyiramo ukagira gute, ukabivanga neza. Wamara kubivanga, uwo muti ukawunywa. Uwunywa nyuma yo kuba wanyweye icyo gikoma cy'amasaka. Noneho warangiza ukawunywaho nimugoroba na mu gitondo, n'ejo ukongera ukawunywaho nimugoroba na mu gitondo. Ukabikora mu gihe cy'iminsi 3. Amibe rwose ziba zimaze kugira gute, ziba zimaze kugushiramo. Utwo dukoko tuba tumaze gushiramo kubera ko wabanze kutujijisha tukazamuka twose tuje gushaka icyo gikoma. Warangiza ugahita ushyiramo uwo muti, kandi icyo gikoma ukinywa rimwe gusa kugira ngo zibanze zivemo. Hanyuma nurangiza uhite uziha uwo muti. Uwo muti urarura cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntukirengagize kuwukoresha kuko biba ari iby'ingenzi cyane. Bigukundiye muri uwo muti washyiramo n'akunyu ka gikukuru ukabonye gakeya. Warangiza ukabikora mu gihe cy'iminsi 3, mu gitondo ndetse na nimugoroba saa sita ntunywe. Uwo muti uzawukore, ndabizi ko uzanshimira nyuma rwose. Abantu benshi bagiye bagira ikibazo cy'indwara za amibe bakamamagara, agiye mbarangira uwo muti kandi bagiye bambwira ko bari kugenda bamera neza cyane. Amibe irakira rero iyo ukurikije amabwiriza. Nyuma yo kunywa umuti ukirinda kongera kugira umwanda w'ibyo kurya, ukaraba intoki, ukarwanya umwanda muri rusange. Inshuti yanjye rero, niba wakunze video kora like, sharing ku bandi, wandike n'igitekerezo cyawe muri comment. Hanyuma kuri wewe twabanye ari ubwa mbere, kora subscribe nurangiza ufungura akazogera kugira ngo ujye ubasha kubona video. Ndabakunda cyane, mbifurije kugubwa neza. Imana ibahe umugisha.